Turagusuhuje ari nako tugushimira wowe ukurikira amakuru ya M24/7 TV, ariko nanone nyemerera nguhe ikaze mu yandi makuru tugiye kuba turebera hamwe aka kanya, nyuma yuko nanone imirwano imaze iminsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse igakunda kuba ivugwamo u Rwanda inshuro nyinshi. Kuri ubu ngubu guverinoma y'u Rwanda yaje kuba isohora itangazo, cyangwa se umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uyu nguyu ni Yolanda Makuru aje kuba avuga icyo iyi ntambara ivuze ku Rwanda, ndetse aje kuvuga ku mirwano imaze iminsi iba hagati ya M23 n'ingabo cyangwa se n'ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mumaze kumenyera ko iyo tuvuze ihuriro tuba tuvuze FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse na FDLR, bose bafatanya mu kurwanya umutwe wa M23. Ndetse uyu muvugizi wa guverinoma Yolande Makuru yaje kuba atanga cyangwa se yaje kuba avuga ku ruhande rw'u Rwanda, cyangwa se anatanga umucyo cyane cyane ku kibazo cy'u Rwanda no kuba rukunda kuba rugaruka muri iyi mirwano. Byose yaje kuba abiva imuzi, byose turaza kuza kubikubwira, ari nako kandi turebera hamwe ku makuru y'urugamba, duterayo kajisho tukubwira neza uko bihagaze. Nyuma mu makuru aheruka twakubwiraga ko Uvira ubu ngubu igerwa amajanja n'umutwe wa M23, turakubwira se bihagaze bite. Byose turibuze kuza kubikubwira, ari nayo mpamvu tukubwira ngo manuka aho hepfo cyane gato ukande kuri subscribe, amakuru yacu uzajya uba uwa mbere mu kuyabona agisohoka ako kanya. Nyemerera dutangire tukubwira ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uyu nguyu ni Yolande Makuru yaje gutangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igikomeje ibikorwa byo kurenga ku gahenge yemeranyije na M23, ndetse iki gihugu kikaba kitari cyagaragaza ubushake mu kubahiriza amasezerano y'amahoro aherutse gusinyirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo mwabyibuka neza cyane ko aya masezerano yaje kuba ashyirwaho umukono n'abayobozi b'ibihugu byombi, aho ku ruhande rw'u Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kuba asinyana aya masezerano na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda ruje kuba rutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi atari yagaragaza ubushake bwo kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano impande zombi zashyizeho umukono, bifashijwemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho aya masezerano yaje kuba asinywa mu cyumweru gishize. Ngira ngo byose twagiye tubibabwira ndetse twabwiye ingingo ku yindi mu bikubiye muri aya masezerano, aho u Rwanda rwaje kugaragaza ko Leta ya Kongo ntacyo yigeze ibikoraho, ndetse ko nta n'ubushake igaragaza mu kubahiriza aya masezerano yaje kuba asinywa n'abakuru b'ibihugu byombi muri rusange. Aya masezerano y'amahoro kandi ndetse akaba n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yaje kuba ashyirwaho umukono, aho yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bya Perezida Donald Trump, ndetse ashyirwaho umukono ku wa 4 Ukuboza 2025. Nanone kandi aya masezerano yashyizweho umukono yaje akurikiye cyangwa se yaje akurikira amahame yashyizweho umukono hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23, cyane cyane bakomeje kuba barwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho aya masezerano yaje kuba ashyirwaho umukono ku wa 15 Ugushyingo 2025. Yo akaba yarasinyiwe i Doha muri Katari, aho impande zombi zaje kuba zemeranya birimo guhagarika imirwano, ahubwo noneho u Rwanda rwagaragaje ko ahubwo wagira ngo basinye amasezerano yo kuba basubukura imirwano, dore ko kuri ubu ngubu imirwano ikomeje kuba yahigira imbere, ndetse ikaba ikomeje kuba yapfiramo abantu benshi, ari nako kandi abasivili bakomeza kuba bapfira muri iyi mirwano ikomeje kuba yasakiranya izi mpande zombi, zikomeje kuba zagwana cyangwa se zitana mu mitwe. Bikaba bimaze imyaka 4 izi mpande zombi nta na rimwe rushaka kuva kwizima. Mu mahame kandi aba bombi bashyizeho umukono harimo ihame ry'ubwumvikane ndetse no gusubiza ingabo za leta, cyangwa se no gusubizaho inzego za leta na serivisi zayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bemeranyije ko bigomba gukorwa mu byiciro kandi bigakorwa ku bufatanye bw'impande zombi, haba ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya M23, aho bose bahawe inshingano yo kuba bakubahiriza ibikubiye muri aya masezerano, ndetse no gusubizaho serivisi za leta cyane cyane mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya M23, aho harimo serivisi za banki, serivisi kandi zitandukanye zirimo ibikorwa remezo ndetse n'ubukerarugendo, aho byose byari byarasubitswe cyangwa se byari byarahagaritswe na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba barabitegetse ko ibi byose bigomba kuba byasubizwaho, ariko bigizwemo uruhare n'impande zombi muri rusange.
Irindi hame rya kabiri kandi rivuga ku bwumvikane bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 mu gufata ingamba z'umutekano z'agateganyo mu rwego rwo kubungabunga ituze ry'abaturage ndetse no kurinda abasivili baherereye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi Yolanda Makolo yaje kugaragaza ko nyuma y'uko aya masezerano ashyizweho umukono, yaba ari amasezerano yahuje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo cyangwa se n'abasirikare ba M23 yaje gushyirirwaho umukono i Doha, ndetse yaba n'amasezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje gushyirwaho umukono n'abayobozi b'ibihugu byombi, ngo nta na rimwe ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze igaragaza ubushake bwo kubahiriza, ndetse bavuga ko ibingibi byose bibangamiye gushyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Impande zombi ziyemeje kuba ryashyira mu bikorwa, cyane cyane aho ari amasezerano biteganyijwe ko azagarura amahoro ndetse n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushyira iherezo kuri iyi ntambara ndetse n'iyi mirwano imaze imyaka myinshi muri iki gihugu muri rusange. Nanone kandi nyuma y'uko izi mpande zombi zishyize amasezerano ku mahame y'Idoha, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi ngizi ni FARDC zifatanyije kandi n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'indi mitwe itandukanye isanzwe ifatanya n'aba ngaba, harimo umutwe wa Zayino ndetse na FDLR, byakomeje kugaba ibitero bikomeye ku ngabo za M23 ndetse no mu bice birimo abasivili benshi, ndetse amafoto cyangwa se n'amavideo yakomeje kuba agaragara, twabibanyuriyemo mu nkuru ziheruka, yaje kugaragaza abasivili bicwa mu buryo bukomeye cyane ndetse baturikanwa n'ibisasu byagiye bigabwa ku birindiro bya M23 ndetse no mu bice bituwe n'abasivili. Ibi byose nibyo byaje kugarukwaho n'umuvugizi wa guverinoma uyu nguyu ni Yolanda Makolo, aho yaje kugaragaza uruhare rw'inyeshyamba ndetse n'uruhare rwa FARDC cyane cyane muri iyi ntambara ikomeje kuba ipfiramo abatari bakeya, baba abasirikare ndetse n'abasivile muri rusange. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya mu butumwa yashyize kuri X, ahubwo hari ku ya 9 Ukuboza 2025, twakubwira ko ari uyu munsi, yaje gukoresha imvugo z'ibinyoma ndetse no kuyobya uburari mu ntambara cyane cyane bahanganyemo na M23, aho yaje kuvuga ko u Rwanda rwishe amasezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo rukagaba ibitero ndetse rukaba rwaragabye ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nko mu bice ngo bya Kamanyura ndetse n'ibindi bigana muri Uvira, ngo namara ibingibi biri muhabanye n'ibyo impande zombi zashyizeho umukono, aho yaje kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero cyane cyane mu bice bitandukanye bya Kamanyura. Nyamara ihuriro rya M23 zaje gutangaza ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo baje kugaba ibitero bikomeye cyane ku basivile ndetse no ku birindiro bya M23 biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'uko kandi umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaje ibingibi, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makolo yaje kuba amusubiza avuga ko byo uyu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje, avuga ko ibyo yatangaje ari ibinyoma ndetse ko leta ya Kongo ariyo itagaragaza ubushake bwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi, cyane cyane aho ikomeje kugaba ibitero bitandukanye ku birindiro ndetse no ku basivili mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ndetse bikomeje kuba byapfiramo abasivili benshi. Yolanda Makolo yaje kugira ati ibinyoma byawe birahagije, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyabasha kugenzura agahenge mu gihe muri mu kurenga ku gahenge kandi mudafite ubushake bwo kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye gusinya aya masezerano, ariko nta bushake igaragaza mu kuba yakubahiriza ingingo zose zikubiye muri aya masezerano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yashyize umukono ku masezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe kanone kandi intambara ndetse n'imirwano hagati yabo na M23 yari igeze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gusa nanone uyu mutwe wakomeje kurushaho kwigarura ibice bitandukanye byambuye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'Abarundi, aho zagiye zikunda kuba zipfira muri iyi mirwano, ndetse kuri ubu ngubu ngo abasirikare b'u Burundi bakomeje kuba bapfira muri iyi mirwano, bakomeje kuba bakwiyongera, ndetse byaje kuba bivugwa n'umuvugizi cyangwa se byaje kuba bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi, aho yaje kuba aca inyereramicyamo akavuga ko nanone u Rwanda
arirwo ruri kugaba ibitero bitandukanye ku ngabo z'u Burundi ngo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byose byaje kuba bigaragara nk'ibinyoma, ndetse abarundi nibo ubwabo bivugiye ko hari abasirikare benshi bari kuzanwa mu Burundi bapfuye, abandi babaye inkomere, ndetse abenshi bakaba baragiye nanone bafatwa bunyago n'umutwe wa M23. Ibi byose kandi bakomeje kuba babishyira ku Rwanda, bavuga ko u Rwanda ari rwo zingiro ndetse rukaba ari rwo ntandaro rw'ibibazo ndetse n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.